nzawinjiramo. Imana ishimwe cyane. Imana Ni ihimbaze. ukuri munyemerere dusenga Imana tuyishimire mu gihe Valens agiye gusenga, hanyuma na papa Axela nawe asenge. Dushime Imana ko yongeye kutwemerera guterana kwera. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu. Umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nagushidikanya n'ijuru hari umunezero, ntabwo umubabaro uba mu ijuru. Umunsi umwe nzawinjiramo. Amarira aba muri uwo murwa ntazaribayo n'intambara, nta n'indwara ishobora kubayo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Umunsi umwe nzawinjiramo. Reka mwene data Valens ashima Imana niba bimukundira. Imana ibaha umugisha, ndetse na papa Axela. Karibu. Reka dusenge Imana. Ariko ndumva harimo za nyiramubande. Ntabwo nzi uko byagenze, ngira ngo ni ukugabanya volume ahari. Uracyayumva? Yego. Nuko Janvier nadufashe muri studio arebe uko byagenze. Ntacyo dusenge Mana, turagushimiye neza, tuguha icyubahiro kuko uragikwiriye Mana. Uyu mugoroba cyangwa se iri joro, kuko hari abari nijoro, hari abandi bari ku manywa cyangwa se nimugoroba, twese tugiriwe umugisha wo guhurira imbere yawe Mwami. Tugushimiye ineza utugiriye yo kongera kuboneka imbere y'amaso yawe Mwami. We uyu ni umugoroba udasanzwe ku buzima bwacu twebwe abageze hano n'abari buze Mwami. Iyi neza ntabwo twajya kure yo kuvuga ngo uhabwe icyubahiro Mwami. Uhimbazwe kuko watugiriye neza twese, ukaturindira ahantu hatandukanye, mu mirimo itandukanye, mu ngendo zitandukanye twakoze Mana. Wakoze kuturinda, watugiriye neza Mwami, watugiriye neza. Turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mugoroba rero, uyu mugoroba udasanzwe kuri twebwe Mwami, kuko kuba imbere yawe akanya gato cyane Mwami karuta kuba Mwami ahandi hantu hose uko haba hakomeye kose Mwami. Turagushimiye Mwami, kuko tugiye kuba imbere y'Imana isumba byose Mwami. Turakunezerewe, imitima yacu iranezerewe bidasanzwe, kuko turi amahoro Mwami. Turi amahoro, turi bazima twebwe abateraniye hano Mwami. Turagushimiye, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu.
mana we duciye Haleluya. bugufi rero kuko Imana mwami imana ikomeye. aha tugeze nahera mwami Haleluya. yesu tugeze imbere y'imana yera kandi uri mu ijuru ryera kandi uzabana n'abera duciye bugufi njyewe ubwanjye uri kuvuga mwami uri gusenga ndakwinginze ngo ubanze unyeze untunganye mwami umbabarire ibyaha n'ibicumuro byantandukanije nawe byose mwami ubimbabarire mu magambo navuze mu byo natekereje bibi byose mwami ndasenze ngo amaraso ya yesu anyeze antunganye mu izina rya yesu umboneze mwami ndetse buri muntu wese uri kuri uyu murongo mbese uteraniye hano buri muntu wese yaba ari umushyitsi mwami yaba ari umusangwa twebwe twese mwami duciye bugufi imbere ya byose turinginze ngo amaraso ya yesu atuboneze atweza dutunganye mu izina rya yesu mana nutureba utuboneho amaraso y'umwana wa yesu kirisito kuko mwami uwo wayabonyeho ngo nta rubanza rw'umucira ahubwo mwita ukiranuka mana turagushimiye kuko uri umunyembabazi nyinshi turagushimiye kuko uri umwami w'abami kandi turagushimiye mwami yuko uri uwera uri uwera uri uwera icyubahiro n'ikibi cyawe twemerere rero natwe uyu mugoroba umugoroba w'umugisha ku buzima bwacu ubu mugoroba udasanzwe ubu mugoroba mwami tuzahora twibuka tuzahora tuzirikana mwami turasenze ubu mugoroba udasanzwe mu buryo bwo kumva imana mu izina rya yesu ubu mugoroba wo guhindurirwa amateka ubu mugoroba mwami wo gusubizwa ibyifuzo dufite ubu mugoroba mwami ikindi gihe nk'iki tuzagaruka tuje gushima imirimo n'ibitangaza wakoze mu izina rya yesu indwara zikire zaba iz'umubiri zaba iz'umutima intege nkeya ziri muri twe zigende zishire rwose uzirukane mu izina rya yesu kirisito mana we turagushimiye yewe ubwanjye ndagushimiye mwami ngushimiye uburinzi bwawe bukomeye warinze umuryango wanjye madamu n'abana babarinze warinze ababene data turi kumwe ndetse n'abashiki bacu mwami twese mwami tuzamuye amashimwe twamenye neza yuko nta bindi byo kurya urya usibye amashimwe mwami ava mu mitima yacu mana natwe turagushimiye tuvuga ngo izina ryawe nirihabwe icyubahiro uhimbazwe mwami uhimbazwe mwami umuririmbyi yaririmbye mana urihagije haleluya dukumbuye kuba mu murwa dukumbuye kuzaba mu murwa aheza wagiye kudutegurira ibihe bigoye warabihinduye mwami wera wa Isiraheli we turahakumbuye kandi ndabizi neza ko tuzabayo mana dusengeye imitima uzahagarara ku bicu uzahamagara amazina y'abera nanjye ndasenze ndinginze ngo nanjye ndumva izina ryanjye mwami icyama buri muntu akazumva izina rye cyama twebwe twese tukazahurira hera mu ijuru mwami tukazaririmba indirimbo z'abanesheje mwami muri iyi si duhura na byinshi bitunaniza muri iyi si duhura na byinshi bitugora muri iyi si duhura n'intambara muri iyi si duhura n'ibigeragezo ariko umwanditsi Yakobo yaranditse mu gice cye cya mbere mwahano umurongo wa 12 aravuga ngo ahirwa bihanganira ibibagerageza ngo kuko abo ngabo mwami nibamara kunesha ngo bazambika ubwambaro bwiza ry'ubugingo ngo iryo wasezeranije abakwizera mwami turasenze ngo uduhe imbaraga zo kunesha uduhe imbaraga zo kwihangana n'ubwo ibitugerageza ari bihari ariko mwami we hari ikamba wageneye umuntu uzanesha ibigeragezo mwami icyo ari cyo cyose uko cyaba kingana kose mwami hahirwa umuntu ukihanganira ngaho uduha imbaraga zo kunesha ibigeragezo kandi uduha imbaraga zo kunesha ibiturwanya byose umwuka wera w'Imana dushoboze kuko ari we dusigiye ngo atuyobore mwami utwemerere tumwumvire atuyobore kandi azatugeza imbere yawe neza azatugeza amahoro azadusohoza amahoro mwami natwe tuzishima nitugera muri urwo rurembo rwera haleluya turakunezere mwami uyu mugoroba urakoze mwami byiza bidasanzwe umuyobozi wa gahunda ubane nawe mwami buri muntu wese mwamuze kubana nawe hano hantu muri aya materaniro kandi twese twumva Imana kandi buri muntu wese uyu mugoroba aze gutahana amashimwe kandi azagaruka avuga ngo warakoze mwami urakoze mwami ni mu izina rya Yesu tubyambaje amen 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 Mana nyemera nanjye fungura umunwa wanjye vuga kugira neza kwawe mvuga imbabazi zawe mvuga inkoni wakubiswe ku musaraba igorogota kugira ngo jyewe na bene data tuzabona ubugingo buhoraho warakoze Yesu waratubambiwe waratubabarijwe kugira ngo tunezerwe mwami turagushimira umugoroba nk'uyu duhaye umwanya nk'uyu kugira ngo duterane ntabwo satani yabyishimira kubera ko tuba tugiye gusenya ibirindiro bye duteye igitero ku birindiro by'umwanzi rero mwami Yesu Kristo turakunyize kugira ngo duhe imbaraga zo kumenya icyo dukora dushikamye mwami
urakoze Yesu, tuguhaye ikaze imitima yacu kugira ngo utuneshereze, twambike imbaraga, uduhe gukomera mwami mu bihe bikomeye, uduhe guhangana n'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka wera yururuke kuri twebwe twaje imbere yawe. Mana, nsengeye umuntu wese waje hano mwami, wongere utubabare ibyaha byacu n'ibiti umuvandimwe bivuze, arasinzira avuga ngo Mana rero ngo umubabare, turavuze ngo utubabare, wongeye kumusabira igorogota, wongeye kudutunganyiriza imbere yacu mwami. Yesu abigishwa baramubaza ngo dusenga gute, aravuga ngo mujye musanga ngo icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Mana, turasabye kugira ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe nibuza, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mana, dusengeye itorero, dusengeye amateraniro, dusengeye umwigisha, ntaba ari we ahubwo ari ijambo ryawe rije mu mitima rigasenya. Ijambo rye ngo ni inkota ya mu gihombi, ngo ritunganye umusoko burya turyumve neza, umutwe kumwe ngo rusohokere mu kundi. Yarambwiye aravuga ngo mubi yasohoye imbuto ngo umuntu wese wumva ijambo rikomeze, umuntu wese wumva ibyawe bikomeze, bimugire ubwo buzima. Ijambo rye ni bwo buzima, ijambo rye ni ryatumye byose biba yawe, ryaturemye. Ngo Imana iravuga reka turebe umuntu, ngo reka bibeho, nguko byabayeho niko byabaye. Bagushimiye rero mwami kuko ijambo ryawe, kandi iyo jambo ryo tugiye kumva biruta ibintu byose bibayeho. Ijambo ryo ryatumye bibaho. Urakoze Yesu. Mana, turakunezera ko tugiye kuganira nawe kandi tuvugisha. Mana, ujye uduha umwuka wera dusobanura ibyo tudashoboye bugingo. Twaguhaga ikaze imitima yacu, tukuragiza amateraniro y'umugoroba. Urakoze, ukomeze kuba natwe, tuzajye tubyigira ubuzima wacu. Amen. amena. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Dufite umugisha. Ndashaka ko twakira umukozi w'Imana Patrick. Ndatekereza ari umuvugabutumwa wacu Norvege. Nibyo? Naturamutse, ni ukuri twishimiye kongera kubana namwe. Imana ibaha umugisha cyane. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amena. Amahoro ya Kristo nabe muri mwebwe, turabaramukije mu izina rya Kristo. Amen, amen. Natwe Amen, turabaramukije. amen. Twakiriye na madamu wawe rwose, niba muri kumwe nawe yiyumvemo ikaze, adusuhuze. Kandi turifuza ko muhita munaturirimbira rwose, tugafatanya kwakira abandi bashyitsi. Imana ibaha umugisha. Haleluya, 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 bwoko bw'Imana. Amen, amen. Twishimiye guterana namwe muri uyu mugoroba. Yesu aduhana ibyiza. Amen. 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 Turakwakiriye cyane. Imana iguha umugisha cyane Zawadi. Imana iguha umugisha kubwo kubona akanya ukakabonera Imana, ndetse natwe Imana iguha umugisha. Nabavugishaho gatoya. Tugiye kwakira Dr. Emmanuel. Karibu dusuhuze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Hanyuma ngiye guhaguruka ndatwaye, ndaboneka mu minota nka 20, ndaba ndi muri highway, ariko turi kumwe mu kanya gatoya. Mwene data twari kubana, ariko nawe abaye nk'ugize izindi mpamvu, ariko ni umuvugabutumwa rimwe nzamubatumirira. Yesu abaho umugisha naho mu kanya. Amen. Imana ibaho umugisha n'abigisha bacu. Turaza kubakira, impamvu z'ubu burayi zirahari ari nyinshi, ariko Imana irabashoboza baraza. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri turabakiriye. Tugize kandi umugisha wo kwakira Tuyisenge Wema. Tuyisenge Wema nawe reka tumuhe umwanya asuhuze ubwoko bw'Imana. Karibu. Haleluya, haleluya. Amen, amen. 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 Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana duhana umugisha.
amen. amen. Imana iguha umugisha cyane. Thank you, Lord. Amen. Ego, Imana ibaha umugisha. Twakiriye umuvugabutumwa Valence, nawe tumwakire n'ukuri adusuhuze. Karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen, 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 Amahoro y'Imana abane natwe twese. amen. amen, amen. Imana iguha umugisha Valence. Reka kandi nanone twakiriye Oliva, nawe Imana iguha umugisha. Suhuza bene so. Haleluya. Amen. Imana Amen, ishimwe. amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Oliva, Imana iguha Amen. umugisha. Turakwishimiye, wiyumvemo ikaze. Ni muri bene so, uri umusangwa. Amen. Imana iguha umugisha. Twakiriye kandi Papa Axela, nawe asuhuza ubwoko bw'Imana. Ni umuyobozi muri kino cyumba, nawe nasuhuza ubwoko bw'Imana. Karibu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Turakwikirije. Imana ibahe umugisha. Imana iguha umugisha cyane. Hari undi usigaye ra? Nta wundi. Uyu ni inshuti yanjye Rebeka Kontabure, ari mu Bufaransa. Turamwishimiye kandi ajya ahora aza. Imana iguha umugisha cyane. Munyemerere rero Amen, twongere amen. twakire abakozi b'Imana muri Norvege. Patrick na Zawadi ni umuvugabutumwa, ni abahanzi baririmba indirimbo z'Imana, baramya Imana. Reka tubahe akanya bahimbaza Imana. Imana ibaha umugisha. Ariko reka mbanze senga Imana nyishimira ku bwanyu mwese, kuko Imana ikoze igitangaza ikaduha uyu munsi ngo twongere dusenge, dushime Imana. Kandi munyemerere ufite ishimwe aritambutse. Imana iba yarakoze imirimo ikomeye. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Yakoze imirimo ntari gukora, yewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Reka dusabe tuyisenge Wema, aba ari we uzamura isengesho ashima Imana. Bene data, reka mbabwire, hari ibintu byinshi byo gushima Imana. Yego. Yewe uyu munsi nagize umugisha ukomeye. Niriranywe n'Imana, turabana, turaganira. Yesu ni mwiza, Yesu araryoshye. Yego. Mu misozi miremire Yesu yaremye imisozi, arema inyanja. Ibyo byose ni imbaraga ze. Nahageze ndavuga ngo Mana urakomeye. Urakomeye, urahambaye, uri Imana irengeye. Reka mbabwire, uko tuyivuga agace gatoya. Imana ni ngari. Haleluya. Imana Amen. ni igitangaza. Imana ni amahoro, ni umubyeyi. Mureke nukuri duha Imana yo mu ijuru icyubahiro, kubera ko Imana irakomeye. Nitegereje inyanja yaremye, nitegereza imisozi, ndareba ndavuga ngo ibi byose ni imirimo y'intoki zawe. Niba waradendeje inyanja, ni ikihe kibazo cyakunanira mu buzima bw'abizera? Ni iki? Byose Imana irabishoboye, byose Imana irabitegeka, byose. Noneho muri abana b'Imana. Aravuze ngo bene data, Yohana yarabyanditse mu byahishuwe ngo bakundwa. Haleluya. Ngo ubu turi abana b'Imana, nguko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Ngo ariko Yesu Kristo ngo niyerekanwa ngo tuzasa nawe. Imana ishimwe cyane. Imana ibahe gufashwa muri aya haleluya, muri aya materaniro. Uko tuzasa, hari ukuntu tuzasa. Haleluya. Uko tuzasa ni kurerekanwa. Ngo ariko Yesu
ngo icyo tuzi ni kimwe, nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Ndabifuriza Nabishimye. kuzasa nawe, Amen. ndabifuriza kuzamusanganira. Ngo Yego. kandi ngo umuntu wese ufite ibyo byiringiro ngo Mm. niyiboneze nk'uko uwo nguwo aboneye. Imana Mm. yacu iraboneye, Imana Yego. irakiranuka. Mureke Nibyo. dushima Imana bene data. Reka Mm. uwema asenga Imana tuyishimire. Mureke dushime Imana bivuye ku ndiba z'imitima yacu. Ushime Imana uburyo Imana inezerwa ikavuga ngo abana banjye barateranye bari imbere yanjye, nanjye hari icyo nje gukora. Haleluya. Amen. Amen. Ushime Imana uburyo buri bukore ku mutima w'Imana. Hari Mm. umuntu wigeze kujya gusenga asengera umurwayi, yari afite umudamu urwaye, ngo abantu baheka baraheka bagezeho barananirwa, ngo umugabo akajya amukubita mu mugongo akamujyana kwa muganga. Umunsi umwe asenga isengesho ryakoze ku mutima w'Imana, yita ikiza umugore we. Ngo yicaye arambitse hasi, ngo hari akantu k'akagina, ngo ashyira hasi umufasha we, ngo arangije abwira Imana ngo Mana, iyaba wazanaga umugore ugakora mariage nk'aha mu isi, ukamenya ukuntu kugira umugore urwaye bivuna, ukamenya ukuntu kumuheka mu mugongo bigoye, ukamenya, wanyiriza umudamu wa Mana we, wanyiriza umudamu. Ariko kuko utajya ushaka, birashoboka ko utari mu bireba imvune mfite. Atariko Mana, niba undeba ukaba unyitegereza, nubwo utashatse, wishyire mu mwanya wanjye none aha undeba kuri uyu mugina unyiriza umugore. Wagiye kumva yumva ijwi ry'Imana rimubwiye ngo mwana wanjye, numvise isengesho rivuye ku ndiba y'umutima. Atari bya bindi, ari ukuntu dusenga tutayisikiye neza ngo tuyikurure, dukurure imirimo yakoze, bidutere kunesha. Haleluya. Bidutere kumva ko n'ibindi Imana igiye kubikora. Reka rero mwene data tugende imbere asenga. Nanjye ndapfukamye, nawe nubishobora upfukame, pfukamisha amavi y'umutima wawe. Imana ibaha umugisha. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, Imana Haleluya. y'amaboko ahambaye, Mm. muririmbyi aravuga ngo nyura mu misozi unyure mu mataba, ngaho hose niko harushya umutima. Mm. Tutitaye ku byo tunyuramo muri iyi si Haleluya. mwami, tutitaye ku gahinda kaba muri iyi si, tutitaye ku mibabaro, ishavu ndetse n'ibyago tunyuramo. Mana naguhora ku ngoma. Uri Imana, uzahora uri Imana mu bihe Uhimbazwe byose. Mana. Uri nyir'ibihe, ntawe ushobora kukubaza ngo mbenga ibyo ukora ni ibiki. Uhimbazwe Mana. Niyo mpamvu mu byo ukora Urakomeye. byose ubikora mu bumana bwawe. Turagushimiye mwami. Haleluya. Urakoze Imitima Mwami. yacu yagukiye kugushima, twirengagije mwami ubuzima tunyuramo. Turanyuzwe kubw'impano y'ubuzima uduha umunsi ku wundi. Uhabwa icyubahiro Data. Amena. Haleluya. Kubera ko ni byinshi mwami abantu babasha kunyuramo bigasiga ari ibisenzegeri, abandi Izina rya Yesu. bigasiga amazina yibagiranye, abandi bigasiga barahacecekerwa ndetse no mu bitaro bikomeye. Ariko mwami, uyu munsi turagushimira ko byibuze tukibasha kuvuga izina ryawe, nuhimbazwe. Amena. Tugushimiye kubw'iki gicamunsi, kubw'umugoroba hirya no hino turi mu bihugu bitandukanye, tugushimiye naho bukeye. Ibyo byose mwami ni wowe wabishimye, urabyemera ko biba. Byabaye mu bumana n'ubwenge bwawe, nta muntu wabigize ko uruhari. Niyo mashimwe dufite uyu munsi wa none. Amena. Thank you. Wamana we, tugushimiye ku byaremwe byose, tugushimiye ku bihumeka biriho, tugushimiye mwami ingeri zose ndetse no mu nguni zose. Ni wowe mwami, byavuye mu ntekerezo zawe, nta wabajije ngo mbe mbigenze nte, ahubwo uko wabishimye n'uko wabishatse niko byagenze. Iryo ni ishimwe tugutuye kuri uyu mugoroba ndetse no muri iki gicamunsi. Rero Data, tuguhaye karibu kaze ndetse mwami wisange muri twebwe. N'ubundi ni wowe tugize, n'ubundi ni wowe tugenga, n'ubundi ni wowe twemera ngo tuvuge aya magambo. Rero ntabwo mwami Yesu Kristo, ntabwo twaba muri aya materaniro, ntabwo twaba muri ibi birori, ntabwo twaba muri aya masengesho ngo yahezwemo kandi uri nyirabyo byose. Niyo mpamvu mwami
haleluya. Mitima yacu irakwakiriye, mwuka wera ahawe ikaze na karame muri twebwe. Turakwinginze ngo mwami, umuyobozi ntaba ari we uyobora, uvuga uwo ari we wese, uririmba, buri muntu wese akoreshwe n'umwuka wera mu izina rya Yesu. Kandi kimenyimenye mwami, uyu mugoroba tubere umugoroba udasanzwe, tubere umugoroba muzima, abantu bawukiriremo, abandi bumva ihumure, abandi haleluya haleluya. Turaguhamagaye mwami kugira ngo imbaraga mvajuru, ubwenge butanga nawe, tunyukire bugufi. Turakwinginze ngo mwami, biragaragara ko turi abantu batageze muri benshi cyane, ariko uko turi kose waravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bari nguzuru kubane nabo. Niyo mpamvu mwami tugusabye impano y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bana natwe muri aya materaniro, tubera amateraniro mazima mu izina rya Yesu. Hari abayarimo mu kazi turagushimiye ko tutakoze impanuka mu mihanda. Mana turagushimiye ko dufite inzira z'igisiyoni mu mitima yacu. Utopaya sidre. Mana turagushimiye. Umutima utera imbaraga waduteguriye umunsi wa none. Haleluya. Uhimbazwe Mana, uhimbazwe. Tugire neza muri gahunda zose, tangirane natwe, tugusozanya natwe umwanya wose turuze kuza kumara. Turakwiragije ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Kwakire Patrick na Zawadi, abakozi b'Imana baririmbire Imana. Imana ibaha umugisha. Amen, amen. Amen. Reka duhimbaze Imana mu ndirimbo ya 424 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, zo gushimisha Imana. Yego, twese dufashwe nayo. Abandi bamyutinge kugira ngo amayeko atazamo, turirimbe twamyutinge. Iteka nagendaga ndemerewe ntiyagira ikibasha kumaru mubabaro. Ndashimwa musaraba, ndashima yaba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, hangiriye umumaro, ntazibagirwa ukundi. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri tangiriro y'umunezero wanjye, ahani umutwaro wavuye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yaba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu, ku musaraba mwiza.
unabonera amena abagabo batatu bakamuhumuriza haleluya ndashima umusaraba ndashima nziza yesu shimwe ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu kumusaraba mwiza ni umunabonera urwandiko rw'ijuru rutaru rw'itorero ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamva nziza ariko cyane cyane ndashima ndashima umwami umwami Yesu Yesu ndashima ndashima umusaraba umusaraba wa Yesu ndashima yamva yamba nziza nziza ariko ariko cyane 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 ndashima umwami umwami Yesu Yesu umugabo umugabo nta nta bwenge bwenge yagiye agiye nta rwandiko rwandiko agira agira ngo ngo arinjira arinjira mu mu kw'abandi binjira kw'abandinjira ndashima ashima umusaraba umusaraba ndashima ashima yamba nziza nziza ariko ariko cyane 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 ndashima ndashima umwami umwami Yesu Yesu nuko nuko ageze ageze ku kw'irembo irembo bamubaza urwandiko urwandiko rwakatanga rwakatanga kambere kambere asanga asanga atarufite atarufite mu rubavu urubavu rwa rwa Yesu Yesu havuye avuye nk'amaraso nk'amaraso y'uruzi y'uruzi rw'ubugingo rw'ubugingo yoza umutima umutima wanjye wanjye ndashima ashima umusaraba ndashima ashima yambo nziza nziza ariko ariko cyane 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 ndashima umwami umwami Yesu Yesu gira gira umwete umwete winjire winjire mu mu maraso maraso ya ya Yesu Yesu uzashira winenge umutima umutima wanduye wanduye ndashima ashima umusaraba umusaraba ndashima ashima yamba nziza nziza ariko ariko cyane 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 ndashima ndashima umwami umwami Yesu Yesu haleluya amen 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 amen
Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. amen amen Haleluya, bwoko bw'Imana, amena. oh Amen. haleluya Turashima Imana yuko ni ukuri turi bazima, kandi turashima umusaraba wa Yesu Kristo wemeye amen kubambwa, yarangiza akaduhereza incungu ikomeye cyane. Imana ishimwe. Turashima umusaraba wa Yesu muri uyu mugoroba. Natwe mutwemereye mvuga ishimwe ritoya niba akanya gahari. yego Turashima Imana muri iki gihugu yuko twakiboneyemo umugisha. Twagize icyifuzo, inzu twasohoreyemo ndacagagura sindi burambure kuko ndabizi ko akanya kadahari, ariko reka imva mutima yanjye mbashe kuyivugaho gakeya. shima imana ni ukuri nta kibazo Ndashima Imana yuko nageze muri iki gihugu mfite abana babiri. Imana irangije iranyagura, impereza umuryango utubutse. Ni ukuri amen ndashima Imana yuko nabyariye mu nzu nagezemo abana batatu, ariko mbona ntabwo inzu dukwiye gusaba inzu muri bihugu biterwa na komine urimo. Biba bikomeye, ntabwo aba ari ikintu cyoroshye. Dusaba inzu, mbyaye umwana wa gatatu tubona biranze, umwana nari mfite mukuru arabangamirwa, mbyara uwa kane mbona noneho ndavuga nti se nzajya mbaryamisha ute, bizajya bigenda ute? Nabaga mu nzu y'ibyumba bibiri na saro. Muze ko icyo kintu cyari kiremereye. cyane Umwana mfite ni mukuru w'imyaka 10 irenga, akeneye icyumba cye. Undi nawe w'imyaka 8 akeneye icyumba cye. Mbona umwana agize imyaka 13. Ndavuga nti Mana babarira, nzi neza kujya mva gusenga kwacu. Ndagusabye, mbona abana barabangamiwe bakabimbaza cyane. Ndavuga nti Mana nkora nsaba inzu ntibansubize, ariko ndagusabye umwana wanjye ntazuzuza imyaka 14 abangamiwe bene kano kageni. Ndasaba insabye inzu barayiduhereza, ubu turi mu nzu nshyashya. Muri make amen dushima Imana yuko ni ukuri twicaye mu nzu nshyashya. Abaturanyi twaturanye twabanye neza, nta kibazo na kimwe nigeze ngira ahantu nari ntuye, kandi abandi bagendaga bampamagara ati turabangamiye, duturanye na bene gihugu batumereye bitya, abana ntibacira hasi, ntiducira hasi, abana ntibagenda. Umva, ndashima Imana yuko aho Imana yansoreje nahabaye, nkabana n'abaturanyi neza, nkava muri iyo nzu nkaba nyivuyemo nta kintu na kimwe navuga ngo nabangamiwe nacyo, usibye uko nguko kuba inzu yari ntoya. Ibyo ndabishimira Imana. Rero ni ishimwe rinini ku mutima wanjye. Mumfashe duhereze Imana icyubahiro kubw'uwo mugisha Imana yaduhaye, kandi Imana yaduhaye inzu nziza pe, yaduhaye inzu nziza. ndashima Imana yuko yaduhaye inzu nziza. amen Nigukereje iragutegera. Iryo ni ishimwe ryanjye, Imana yumve ko nyishimye. amen Nirambuye mu bwoko bwayo, Imana muyimpera icyubahiro. Amen. iramburiye amaboko ni ukuri Amen, amen amen, amen amen amen. ukuri Imana iryo shimwe rirakomeye. Mushima Imana, kubona inzu muri iki gihugu birakomeye. Abenegihugu baratuzonze, mujya mubona kenshi turi mu gashyamba, baba baratuzonze tukajya gusengera hanze. Rero kubaza wadi Imana yaramurinze icyo gikombe ntakinywereho, Imana ihimbazwe. ubwo nanjye Imana ibishingireho inyumve impi yagutse. Iryo shimwe rya Zawadi rikora igitangaza, na Valesi turamwimuye mu izina rya Yesu. Mu Imana izina imuhe rya Amen. Yesu, Valens ufate inzu yawe ugubwe neza Amen. muri ibi bihugu. amen amen kandi ubwo ndasenze urasenze uranacakiye mu izina rya Yesu. Niba yarabikoreye Zawadi ikamukura muri ako kazu gato, nawe tugusohoye mu kazu gato tukohereje mu nzu nini ikwiriye umuryango. Erega ibi biri mu masezerano y'Imana, muzarya imbuto mutaruhiye kuko mwubashye Uwiteka. Ibi bintu ab'isi birwa baruhira, nidukiranuka tuzabirira ubuntu. ni ukuri. None se mbabazi, ubu ntabwo mufata ku mafaranga n'imisoro y'aba basaza ba kera b'abazungu mukarya amaburuse yabo kubera ko mwakiranutse. Ubuntu bw'Imana mureke duhe Imana icyubahiro. Yaravuze ngo ibintu by'abakiranirwa ibyabo bazaruhira ubusa, bizaribwa n'abakiranutse. Ubwo rero tukohereje mu nzu nini mu izina rya Yesu. Ubuholandi irabutegeka, ibihugu byose irabitegeka.
tukohereje mu nzu nini vare mu izina ndayakiriye rya mu Yesu. izina rya Yesu. Amen. Amen. Nanjye rero ndashaka gushimira Imana nubwo nyoboye. Imana yabanye nanjye, nafashe urugendo rujya mu Bufaransa. Niho nkiri ndagenda mbona Imana ingejejeyo amahoro. Mm. Mm. Imana intera iryo teka nanjye ndaguruka ku ibaba ry'indege bene data ndagenda. None ndashima Imana, aya materaniro nyayoboye ariho ndi. Hafi Yego. y'inyanja ya Mediterane nayibonye. Nge sinakunze gutembera bene data. Nabibonyemo igitangaza. Uzi kureba inyanja ntuyiheze. Kera najyaga nyumva muri histoire, muri geography. Ariko Yesu ni mwiza n'ukuri. Narebye imirimo y'Imana ndavuga ngo Mana urahambaye. Kandi abera baho nabo barabatashya mu izina rya Yesu. Turabikirije rwose. Ndashima Imana rero ko yaturinze. Indege yagendaga nabi nkamva neza igiye kugwa muri Mediterane. Hari naho nagezeho ngira ubwoba, ariko ndashima Imana ko yaturinze ikadushyitsa y'amahoro. Ndanatekereza ko izanandinda n'ejo nsubirayo. Imana ihabwa icyubahiro. Zabagarura amahoro rwose. Hanyuma rero tugiye kwakira bene data tutakiriye, twitegura kumva umwigisha wacu. Ariko niba hari undi ufite ishimwe nabanza rishimwe. Twakiriye Mwamini Claudine. Turagukumbuye Mwamini. Ndabizi ko utabura gushima Imana. Karibu. Sashimwe. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Nanjye nshimiye Imana ko nongeye guterana namwe ndi muzima, namwe muri bazima. Imana yacu nihimbazwe. Amen. Buri Imana uburinzi bwayo bukomeje kuturinda uko bukeye uko bwije. Umuryango ni muzima. Naho intambara ziza, ndashimira Imana ko yakomeje kundinda uyu mwuka mpumeka nkaba nkiri kuvuga. Igihe njya mbona bikomeye, Imana yankijije ijoro ryo kuwa gatanu. Yarakoze cyane, nihabwa icyubahiro, nyiramburiye amaboko, namwe mubyumvishe muyihe icyubahiro. Amen, amen, amen. Amen. Imana ishimwe ko yarinze mwene data Mwamini hariya Kentucky muri Amerika. Turashima Imana ku bwawe Mwami. Twifatanije nawe n'ukuri gushima Imana ko wongeye kuboneka kuri uru rubuga uri muzima, kandi nzi ko uzanakira burundu mu izina rya Yesu. Amen. Amena, amena. Amena. Haleluya. Amen, amen. Yego, reka nshima Imana. Urumva iyo umuntu ari umushyitsi aba yitwararika, ariko niyumvishijemo gushimira Imana. Shima Imana n'ukuri nta kibazo. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana we. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Amen, haleluya. Amen, nejejwe amen. n'Imana mu mutima wanjye, aho abana b'Imana bateraniye. Ni ukuri numvishije nishimye. Nshimiye Imana ku bwa mwarimu wanjye Betty, twaherukanaga kera yaraciyeho imyaka, ariko nshimiye Imana ko Imana nta cyitungura. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana arizi yuko igihe nk'iki tuzahurira ku mugabane w'i Burayi. Imana ihabwa icyubahiro, kandi nshimiye Imana ni ukuri ko turi kuri uyu mugabane tukiri mu gakiza k'Imana, tutarabirambitse, tutarabivuyemo, tugihamya imbaraga z'Imana. Mumfashe z'Imana icyubahiro. Namwe ndabashimiye ko muri abagenzi bakomeje ururembo rujya mu ijuru. Imana ishimwe. Amen. Amen, amen. Amen. Ni ukuri ni umwanya wo gushima Imana. Ni umwanya wo gushima Imana. N'undi ufite ishimwe nashima Imana. Karibu. Yego.
hari irindi shimwe nshaka gushima riri ku ndiba y'umutima nararishimye ariko reka nongere ndishime. Ndashima Imana ko yahaye mwene data Peter ibyangombwa ikabimuha ikaruhura umutima we. Icyo kintu ndongeye ngishimiye Imana. Imana ihimbaza. Amen. Yateranye kuri uru rubuga nta munsi n'umwe yasibaga, yarageragezaga yaba ari muri trene akikonekta. Ariko murabona ko bene data iki gicaniro Imana iradusubiza. Turashima Imana kubwe. Imana yadutabaye ikamuha ibyangombwa, tuyihereje icyubahiro n'ukuri. Ihabwe icyubahiro. Kandi n'ukuri Imana ishimwe cyane. Abazi urwo rugendo bazi ukuntu ruvuna. Mwami ntubizi, wowe urabizi. Reke dukomere Imana yo mu ijuru amashyi. Amen, amen. Amen, amen. Ndashima Imana ko yaturinze gukorwa n'isoni ikamuduhera ibyangombwa. Imana ihimbazwe cyane. Amen, 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 haleluya. Hanyuma twakiriye kandi Muhimpundu nawe naturamutse niba bimukundira simbizi. Karibu. Amen. Ijwi ryagiye. Bebe nawe ariko dushoboye. Dushuhuje na bebe. Ubwo iyo umubyeyi ashuhuje na bebe arasuhuje, twamwikirije mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Na Muhimpundu nawe ari mu rugendo, ntekereza ko niyo mpamvu, ariko nawe Imana ishimwe cyane kuko ashoboye kuboneka. Kandi turashima Imana yabanye nawe, karinda n'umwana amaze iminsi arwaye. Turashima Imana ko hari icyo yakoze, Imana yamukijije. Imana ihimbazwe. Amen. Amen. Reka twakiriye na Pisi. Imana iguha umugisha Pisi. Tujye rero gusenga Imana. Ndizera ko umukozi w'Imana umuvugabutumwa uri butwigishe yageze hano. Ndahari. Karibu cyane. Turakwakiriye. Udusuhuze na mwene so niba muri kumwe tumwakire. Twitegura rwose kumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Mwakoze kunyihanganira, nabakurikiraga kandi namaze kugera mu rugo. Mwene data we ntabwo yabonetse nkuko nabivuze, ariko azaboneka ubutaha. Yesu abahe umugisha. Amen, amen. Imana ihimbazwe. Tugiye kwakira Patrick na Zawadi bongere baririmbira Imana, hanyuma twakire ijambo ry'Imana. Turaza gusengera ibyifuzo nyuma. Reka tubakire bakoresha impano Imana yabahaye. Karibu. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Nanjye ndi mu yanyuze wambaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishyura imyenda
yanjye yose nanjye ndi muwo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arankiza yishyura imyenda yanjye yose. twongere turimbana umuririmbyi wa 22 mu zo guhimbaza Imana. Amen. Amen. Muzagashikiza muri kutwumva Wiki? turabumva cyane. indirimbo ya 22 muzagakiza. Ego. Yesu mwami ni utubaza ati ninde ninde ntumye ntumye mu mu murima murima wanjye wanjye hari abantu benshi benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Turayisha ntabwo twe twakayirebye neza, mutubabarire. Yego twatangiye, reka tuyitangire neza tuyumve. Yesu mwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye dore hari benshi benshi bazimiye batubamenyesha ubuntu bwanjye Mana yanjye tegeko umaze ikara ry'umuriro Mana yanjye tegeko umwami wundi imbere yawe umuntu w'Imana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye ariko ashyuhijwe n'umuriro ati Mana none wuzuye Mana yanjye tegeko umaze ikara ry'umuriro Mana yanjye tegeko umwami wundi imbere yawe hari abantu benshi bazimira batamenye umwami Yesu Kristo. muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Yesu Mana yanjye tegeko umaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye tegeko ntumba mwami wundi imbere yawe igihe gisarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wawe azabakira ababwira ati mwakoze Mana yanjye tegeko unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye tegeko n'umwami wundi imbere yawe umuntu Mana yaravuze ati njye ntacyo nishoboreye ariko asubijwe mu muri haleluya ati mwami Mana yanjye tegeko unkoze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye tegeko n'umwami wundi imbere yawe. haleluya we Amen, amen. Mana turagushimye Mana turaguhimbaje igihe cy'isara nikigera abakozi bazataha ngo kandi umwami wabo azababwira ngo mwakoze neza
Mana ibihembo ntabyo turi gukorera mu isi kuko isi ntabwo ihemba. Isi wayikorera ukayivamo ubwiye ngo wakoze, ariko wakoze kudutoranya kandi uri umukoresha mwiza ujye uduhemba neza. Ni ukuri izina ryawe rishimwe. Ntabwo wagize neza Mana, Yesu mwiza, ngwino dutuma turi imbere yawe ano masaha turi imbere y'ubwiza bwawe Mana. Ngwino udutegeke, ngwino udutegeke Mana, ngwino utegeke imitima yacu, ngwino ube muri twebwe, ugendere muri twebwe, udukoreshe ibyo ushaka, tube ibikoresho wishimira. Umwuka wera tuganze, umwuka wera tuwakire, abane n'imitima yacu, agendane n'abarushye, ahumuriza abababaye, ahumuriza abihebye. Umwuka wera ategeke Mana. Awiteka Imana we, ubona ibyicaro muri twebwe, kuko igihe cy'isarura nikigera abakozi bazataha, kandi koko tuzataha. Ntabwo ari amabwire twumva, nta nubwo Uwiteka Imana tuzabyumva mu mvaho. Turabizi neza yuko abakozi bazataha, abazagukorera by'ukuri Uwiteka Imana hari umunsi uzabahemba. Uwiteka we, reka tuzaboneke nk'ibisarurwa bizima. Icyo gihe cyo gutaha Uwiteka Imana tuzatahe neza, tuzatahe tudakojejwe n'isoni, tutamwaye Uwiteka Imana, ahubwo dutsindishirijwe Mana. Kubw'ubuntu bwawe wadutsindishirije Mana, uhabwe icyubahiro. Ngwino utegeke kandi uganze, turakwegereje Imana. Urakoze kubwaduha Yesu Kristo Mana, ngo ajye abana natwe. Ngwino udutegeke Mana, turakwemereye ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nimureme, nshuti nimureme, uzamubona uwo mwami Yesu, ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Haleluya. Amen. Imana ishyirwe hejuru. Munyemerere twakire ijambo ry'Imana. Reka twinginge umukozi w'Imana agiye kutuganiriza, ariko ndabona hari umuntu winjiye nonaha, nawe turamwakiriye. Yitwa Arifi. Imana imuhe umugisha. Arifi, wafungura mikoro ukadusuhuza? Imana ibahe umugisha. Nifuje guterana namwe aka kanya, gusa ndi mu bana, murambabarira ndamyutinga nkomeze numva ijambo ry'Imana. Nta kibazo. Ndashimira umukozi w'Imana Wema niwe undaritse. Wema, Imana imuhe umugisha. Nuko Wema, abantu mujya murarika tubasabiye umugisha. Kandi mujye mumenya ko mwakoze umurimo ukomeye. Valensi cyane arararika, Wema nawe yaraje aba umushyitsi, none yabaye umusangwa, yararitse. Imana ishimwe. Ngaho namwe rero ubutaha mujye murarika bene so baze bafashwe. Imana ibahe umugisha. Reka dusengere rero umukozi w'Imana Dr. Emmanuel atuganirize ijambo ry'Imana. Reka nsabe Papa Axela azamura isengesho amusengere, hanyuma tuganirize. Mana turagushimiye, tugushimiye umugoroba uduhaye nk'uyu w'umugisha, kandi tugushimiye ko twebwe tugize amahirwe adasanzwe, yo kumva ijambo ryawe, kuko ijambo rye ni ryaturemye. Ijambo ryawe benshi baritesha agaciro bakumva ari ibisanzwe, ariko ijambo rye ni ikintu gikomeye Mwami, kuko turiho kubw'ijambo ryawe. Iri jambo rero tugiye kongera kutwibutsa imbaraga z'Imana. Umukozi wagiye guhagarara mu butware, agiye guhagarara mu bushobozi wamuhaye Mwami, akuvugire, kuko muri Yohana haratubwiye ngo nitudashobora kumuhamiriza imbere y'abantu, natwe ntabwo azaduhamiriza imbere ya Data. Rero aguhamirije imbere y'abantu kugira ngo nawe uzamuhamirize imbere ya Data. Mana turagushimiye, iri jambo ntirice mu gutwi kuba ngo rirungukire mu kundi, ahubwo ritugumemo, ritwubake, tumere nk'igiti cyatewe ahantu heza Mwami. Turagushimiye, ukomeze kubana natwe bagiye kumva ijambo ryawe,
na mwigisha nawe umuhe ibihwanye n'ibyo bimukwiriye mwami. Urakoze Yesu, haleluya, haleluya mana, turagushimiye. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe, tuzajya tubyinginga bakasituma wacu. Amen. Amen. Karibu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ndi kumwe na madamu nawe yabasuhuza. Oh, mama Aurore. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ahimbazwe Yesu ahimbazwe. Turamwakiriye mama Aurore cyane. Karibu, Imana iguhe umugisha. Ndishimye cyane kubana kandi kumva muri iyi minsi ndi kunezezwa no kuyikorera. Ndi kujya mfashwa cyane nuko ndi kuba nabwirije nkumva naguwe neza, nkumva ari ubuzima bwiza rwose. Amen. Dusome mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo w'8. Twihuta ni kuri page 207 muri Bibiliya version nshya. Yosuwa igice cya mbere yere ku murongo w'8. Handitse amagambo avuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Imana ishimwe. Amen. Amen, amen. Reka nongere nsubiremo. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko bihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe ari kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Amen. Amen, amen. Zaburi ya 84. Zaburi ya 84, duhere ku murongo wa 12, ariko ndifuza kuri be yaho cyane. Zaburi 84:12. Kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira, Uwiteka atanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Imana ishimwe. Amen. Urwandiko rwandikiwe Abaroma, ibice 3, duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo avuga ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Nuko abayuda barusha abandi iki? Cyangwa se gukebwa kumaze iki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Nifuje ko tuganira abo turi bo n'ibyo dukwiriye gukora ibyo ari byo, kandi bitwungura ubwenge. Amen. Dusubiye kuri aya magambo rero yo muri Yosuwa ntabwo tumutindaho, murabizi ko yasimbuye Mose, ariko byari ikibazo gikomeye cyane kubona umuntu ugiye gusimbura Mose, kuko Mose ntabwo yarabaga, Mose ntabwo yari asanzwe rwose. Ari umuntu usanzwe, umuntu wagiye ahagarara imbere y'Imana n'abantu,
Imana igambiriye gutsemba abantu ngo ibamareho kuko bayigomeye. Mose nawe umugabo w'Imana agahagarara hagati y'Imana n'abantu akarahira Imana akavuga ngo ntabwo iri bubice, ntabwo iri bubatsembe, kugeza igihe rwose aratandaraza akaguru kamwe agatera hariya n'akandi aravuga ngo aho kugira ngo wowe ubice. Mbese abantu bazatekereza ngo iki? Bazabona ko uri Imana yashoboye kubakura mu maboko ya Farawo, ariko ukabatsinda mu butayu, ukananirwa kubatwara ngo bambutse n'ubutayu. Ubu se abantu bazavuga ngo iki? Aravuga ngo aho kugira ngo ubice, aho kugira ngo abangaba bapfe, avuga ngo ngeweho ushobora unsibe mu gitabo cy'ubugingo. Imana ireba uko yasiba Mose, isanga idashobora nayo kubikora, irigamburuza mu mugambi wayo. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Amen, amen. Umugabo rero uzamusimbura imbere y'Abisiraheli, imbere y'Abayuda, imbere y'abantu bakuze bafite, mbese babandi nabo bita abazayonisti. Abazayonisti ni abantu kugeza ubu baracyahari, bahora bari ahantu kuri rwa rukuta rwa rusika, rwa rukuta rwa Yeremiya. Noneho agasa nawe we ngo ahora uzi ko nyine Bibiliya ivuga amaganya ngo ya Yeremiya. Nuvuga ngo ahantu kuri urwo rukuta rwahoraga rusa naho ruzungurutse umurwa, ariko noneho hakagira abasaza bahoraga basa naho bari hafi. Ubu ngubu rero abazayoniste bahora bari kuri urwo rukuta nubwo rwasenyutse, bahora basimburana n'ubwanwa burebure bujya gukora hasi, bahora basimburana amanywa n'amajoro, ariko bo bavuga ngo mbese bazasubizwa Siyoni ryari? Siyoni izongera ibasubizwe ryari? Icyo gihe rero abo bantu haba bananze kuri ubirye bananze kuri bishaka sote bujyanizo kumbero ukanuka sinzi sinanze kujya hongera. Tuyisenge na muting. Imana ibaha umugisha. Amen. Navugaga ngo abangaba uko bakoraga n'ubu ngubu bagikora, bari kuri rwa rusika nubwo rwasenyutse, ariko bahora basimburana. Bamwe bahora bahana amasaha, barahasaziye barapfa, abandi bakavuka, abandi bakahaba ari abasore, abandi bagasaza, abandi mbese ugasaza bakarinda basaza bose bacyakuranwa hahandi, bavuga ngo mbese Siyoni tuzongera tuyisubizwe ryari? Rero aba bantu kugira ngo Imana yongere ibabonera umuntu, ishyireho Yosuwa urasimbura Mose, urayobora abantu nk'aba bamenyereye ibyanditswe, babizi neza, babonye ibyo mu butayu, bazi amateka y'Imana. Cyari ikintu gikomeye cyane ndetse kiremereye cyane. Byari bigoye cyane kugira ngo Yosuwa atinyuka ko yahagarara muri uyu mwanya. Hanyuma Imana imubonye kandi agikomeje urugendo, yagombaga no kuzambuka Yorodani, akaba ari we wambutsa Abisiraheli Yorodani. Hanyuma ngo agira ubwoba bwinshi cyane bwo kuyobora rya shyanga ringana kwa kundi, no kugira ngo abajye imbere abayobore, asimbure Mose wabanaga n'Imana ku manywa na nijoro, ngo bimutera ubwoba. Hanyuma ubwoba bwamutashye, Imana iramusura, imuha amabwiriza azamubashisha kugira ngo ibingibi bizagerweho. Nibwo yamugezeho iramubwira ngo umva, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Iryo ni ibwiriza rya mbere. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Aravangwa ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ni ukuvuga ngo igihe cyose amasaha yawe ujye utekereza kuri ibi ngibi byanditswe muri iki gitabo. Hepfo aravuga ngo nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose. Aravuga ngo mbese sinjye ubigutegetse? Aravuga ngo nuko komera ushikame, witinya, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe ari kumwe nawe aho uzajya hose. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nshaka kuganira namwe kandi ijambo ry'Imana, Imana idushoboze, inatwenspire, idusure cyane. Mu mabwiriza yahawe hari ukubisoma, kabiri kubitekerezaho ku manywa na nijoro. Bishaka kuvuga ngo iyo ubisoma
ukabitekerezaho ku manywa na nijoro ubishyira no mu bikorwa nicyo bivuga. Iyo ibi ngibi byagezweho hakurikira iki? Nibwo hakurikirwaho ngo niho uzahirwa mu nzira zawe zose. Ariko abantu ntabwo bajya babimenya ngo bamenye donc iyi formule uyigendamo gute. Hagati yo guhirwa nuko nguko byashyizwe mu bikorwa, no kuvuga ngo kubisoma, kubitekerezaho ku manywa na nijoro, ukabishyira mu bikorwa kugira ngo noneho uzahirwe muri byose. Harimo ahantu nshaka ko tuganira, niho nifuje ko tuganirira cyane. Aha ngaha rero ni iki? Nuko harimo umwuka, harimo umujyanama, harimo Imana iza ikadusanga ikatugira inama. Ni ukuvuga ngo iyo tubisoma tubitekereza cyane tukabyibwira ku manywa na nijoro tukanabishyira mu bikorwa, hari umwuka uza. Imana iratwenspira. Ni aha ngaha nshaka. Imana iratwenspira, Imana ituzaho, Imana itugira inama, Imana itwereka inzira tunyura, Imana iduteza intambwe twazajya kwisanga, akaba aribwo twisanga ko twahiriwe. Imana ihimbazwe cyane. Muvuge ngo amen. Amen, amen. Amen. Nitwibuka abantu bashimye ibuka mu bihe bya kera cyangwa byo hambere, ukuntu abantu bavaga mu byaro. Mboreka nitangeho urugero, wenda biraza koroha. Injira mu mujyi wa Kigali bwa mbere, nabonaga amazu ukuntu angana, nkibaza umuntu ukuntu amenyiwe, nkumva ibyo bintu ntabwo ndi kubishyikira. Nkibaza ukuntu umuntu amenya inzu ye akayinjiramo. Ibyo rwose numva ubwenge bwanjye, kandi nari mukuru, ariko numva ubwenge bwanjye ntabwo bushyikiriye ibyo bintu. Ariko ngeze aho nyituramo, kandi nyituyemo, nyituramo neza, nyubakamo inzu nziza, reka mvuge ngo nziza, igeretse, ndayubaka kabisa. Ibi ngibi n'abandi twavuga ngo n'abandi barabyubaka, cyangwa n'abandi bose n'abapagani baragiye binjiye mu mujyi batari kumenya ahariho, bibaza ukuntu amenyiwe, ubwo bari bameze nkanjye. Ikidutandukanya n'abandi n'igituma twebwe dushima, nuko tuba duhetse, twikoreye, tugendana mu mitima yacu byavuzwe n'Imana. Nuko Imana iba yagiye yabitubwira, noneho tukaba mu byo yatubwiye, tukavuga ngo Mana warakoze, ntabwo ibyanjye bimeze nk'uko iby'abapagani bigenda, ahubwo njye nagumye mu isezerano, nasomye ibyanditswe, nasomye ibiri muri iki gitabo, nkajya mbitekerezaho ku manywa na nijoro, hanyuma mbishyira mu bikorwa. Hanyuma umwuka araza, aba ari we unyobora, ni wo wanteje intambwe, ni wo wanyeretse ahantu nanyura, ni wo wabwiye ukuntu aho nca, ni we utugida, mbese ni we utugenga, kuko uwo nguwo ni we mujyanama wacu. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero twebwe nubwo byari bimeze gutyo, mu guhuzagurika muri Kigali, twari duhetse ibyasezeranyijwe, ibyavuzwe n'Imana, nibyo byari agatoki naho turinjira. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Beti mukashimye ashima ngo inyanja none se ko ntekereza ko abenshi ahangaha mwagiye muzirenga aho turi, nk'uko nkunda kubibabwira rimwe na rimwe, mwebwe ni nijoro, twebwe turi ku manywa. Hahandi ku mpera z'isi twasomaga mu byanditswe, niho turi. Ejo bundi twagiye kubatiza, tugeze ku nyanja nyine kubatiza, ninjye wasenze isengesho, nabonye baramfashe n'amafoto, ariko nazamuye ibiganza ndahamagara, ndavuga ntuwiteka we, ubu ngubu twakatinze, twahagaze handi ku mpera z'isi aho watubwiye, turababatije mu izina rya Yesu, duhagaze haleluya ano ry'ibyo watubwira. Ngo Mana twebwe turahagaze, ngwino dutere inkunga, ngwino dushyigikire, tugukorere, kuko za mpera z'isi wavuze twazihagazemo. Twebwe duhetse, twebweho
tugendana ibyavuzwe n'Imana. Nubwo ubu bahuri n'abapagani barahari, ariko woweho uhari hari icyo ni ari Imana yagiye igutungira agatoki, ni Imana yagize ibyo ikubwira, ariko igenda ikwinspira, igenda igucira inzira, igenda ikwereka. Mbese ni Uwiteka wagiye aduha nkunganire. Imana ishimwe. Amen. Hari gahunda iwacu zimaze iminsi, harimo ya nkunganire. Wasanga nyine ngo nk'abahinzi leta yareba yabara ukuntu bazahinga n'ifumbire ukuntu ingana n'ubutaka bwabo ukuntu butera, ngo ikabona ko mbese nubwo baramutse bahinze, ahubwo usibye no gusarura bakongera bagashyiraho andi mafaranga arenze guhinga no gusarura. Hanyuma ngo Imana yasanga leta yasanga baraviramo aho, ngo igashyiramo nkunganire ngo igafata ya fumbire ihenze cyane, yo ikata naho iyigura ikabatera nkunganire. Haleluya. Amen. Turashima Uwiteka kuko yadushiriyemo nkunganire. Harimo n'abandi buriya ngo hari n'indi gahunda ngo ihari ngo itari ya nkunganire, kuko ngo burya ngo kunganira ni ukunganira ugize icyo afite. Ariko rero ngo hari no kuremera, noneho hakabaho kuremera noneho ni ugufasha umuntu nta hantu umuhereye. Ni ukuvuga ngo hakabaho kumuha kubaho, ni uguhera kuri zeru. Imana turashima Imana cyane yuko mu buzima bwacu bwose harimo abo yaremeye bitewe kuri iri afashe, bararyizera, bararyiringira, bakarisoma ku manywa na nijoro, bakora ibyaryo. Hanyuma nayo irazi ibatereramo nkunganire, abandi iraza mbese ibatera inkunga, ariko n'abandi iraza irabaremera. Ubu ngubu twebweho ntabwo turi nk'abandi, ahubwo twebwe turi mu masezerano y'Uwiteka, kuko Imana yari yaratubwiye ngo izabikora, igenda ibikora. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Imana ibikora gute? Imana itwenspira gute? Ahantu muhatinde kandi muhumve neza, niho izingiro ry'amagambo nshaka kuvuga riri. Ni hahandi twavuze ngo ujye, reka nsubiremo, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Icyo si kimwe ariko gikubiyemo bya bindi bibiri byose. Avuga rero kugira ngo uzahirwe niho hazamo ya step navuze. Iyi step rero yindi ni step Umwuka Wera, ni step Imana ikora. Kandi iyi step ndavuga ukuntu Imana iyikorana n'abagabo n'ukuntu Imana iyikorana n'abagore. Iyo mwahagaze neza mu byanditswe, bagabo reka mbabwire, Imana yahaye 6e sense abagore. Buriya umugore aho ava akagera agira icyumvizo cya gatandatu. Imana ifite ukuntu yabaremye ibashyiramo 6e sense. Uribaza umubyeyi, kwa kundi no mu Kinyarwanda babivugaga ngo ngo amabere arikoze. Uzi umubyeyi aho ari yagiye kure, naho yaba ari i Burayi, umwana akaba ari muri Amerika, ariko umwana ngo akaba akangutse. Umubyeyi amabere akikora, cyangwa haba hari ikindi kintu kidasanzwe kibayo. Abagore bakorana n'Imana, barimo 6e sense Imana yabahaye. Vuga iki? Nshatse kuvuga ngo bagabo muri hano mujye mutegera amatwi abagore banyu, kuko Imana yabahaye 6e sense. Akenshi usanga icyo umugore akubwiye uba usanga aricyo igitekereza guhaye, kwa kundi mwice uje ukumva hari igitekerezo azanye. Twebwe dufite kamere yo kubikubitira kure ngo ni by'abagore, ariko tukibagiza ko harimo inspiration Imana yabahaye 6e sense. Rimwe na rimwe rero usanga ahubwo tumwaragurika iyo umugore aje akambwira ati iki ngiki nyamara, iki ngiki nyamara, niki nyamara, kavuga nti reka nkanamubwira nabi. Ejo najya kwisanga nkisanga muri cya kintu abantu sinakubwiye, narangiza nkasa naho ndi kureba n'isoni n'ikimwaro, nabuze aho ndeba. Kubera iki? Kuko ibyo yambwiye akangiraho inama sinabyumvise, nyamara akorana n'Imana. Nukuvuga ngo nyamara umwuka muzaho
iyo amujeho, iyo dusomye ibyanditswe tukabibamo ku manywa na nijoro, tukabyibwira ku manywa na nijoro, Imana ifite ukuntu izi igakorera muri twebwe, ukumva nk'umugore azanye igitekerezo, kandi icyo gitekerezo Imana ikorana nabo, wajya usanga icyo gitekerezo kibaye kizima, kandi mwakigenderaho akaba aricyo kibageza kuri ya ntambwe ya 4 ya nyuma, twavuze ngo nibwo muzahirwa by'ukuri, nibwo muzahirwa rwose. Hanyuma abagabo nabo hari ukuntu Imana ikorana nabo bitandukanye n'abagore. Iyo ibi bintu wabibayemo, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ukabihamisha akanwa kawe, ukajya ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, ukabikurikiza rwose. Bagabo mubyumve neza, Imana ubwo navuye, kandi ubwo nagiye mu bintu birenze ubuhanuzi, birenze uko Imana itubwira, birenze kuko nabyo Imana ibikoreramo, ariko ibyo ngibyo nabirenze kuko ibyo nibyo tumenyereye akenshi. Ahubwo ndi gutanga indi nzira, kandi mubyumve nk'abantu bakuze. Mugabo, iyo wabaye muri ibi byanditswe gutya, ukabyibwira ku manywa na nijoro, mbese ukabihamisha akanwa kawe, ukabibamo, ukajya ubitekereza cyane, uzarebe abagabo bakunda gusurwa mu masaha ya mu gitondo, mu museke wenda nko mu saa 10, mu saa 9, saa 10, hahandi umugabo asa naho akangutse, ugasanga hari inspiration imuzaho, sinzi niba hari abo birabaho, ariko nge bimbaho kenshi, kubw'ibibazo nari naraburiye igisubizo, ahantu nagiye mpatana kugira ngo matambuke nkabona simpashoboye, muri ya masaha ndi maso, najya nkumva mbese nkumva ibitekerezo biri kuza, nkumva hari ubujyanama buri kuza bunsohora, buri kunsohora mbese muri ka kazitiro nabagamo, nkumva umuntu araje angiriye inama neza, atari ubuhanuzi, atari ijwi rindi, nkumva umuntu araje, mbese nkumva muri njyewe hari kuzamo ibitekerezo byungurutse, nkabona mbese nkumva aransohoye, ankuye hahandi muri ka kazitiro, najya kubona nkabona mbonye inzira yuzuye. Bwacya mu gitondo nkahita mbwira madamu nti kuri cya kibazo tukigendemo gutya, najya gusanga burya ni Imana yari yahageneye kugira ngo ihacire inzira. Muvuge ngo abari kunyumva. Amen. Amen, amen. Ni amagambo agoye, ashobora kuba anagoye kuyumva, ariko ariyo. Ubu buryo rero ni ukuvuga ngo ahantu turi n'uburyo tubayemo n'ibi bihugu twagiyemo, reka mbabwire, ubu se mugera muri ibi bihugu mwagiye mujyamo cyangwa ibyo turimo twese hamwe, ntabwo wahageze wajya kubona ukabona bisa naho ari nk'inyanja nayo idafite aho gufatira, idafite inkombe ugezemo, ku buryo utazi niba urajya inyuma cyangwa urajya imbere, aho naho ukibura. Ubu se ntabwo wibuze, ntabwo wibure wibaze nabyo igihugu ugezemo cyangwa isi ugezemo, uhita ubona iterambere aho ryageze, ubona ibintu aho byageze, umva uhita ubona ari nk'inyanja igiye imbere yawe idafite inkombe, utangira wibaza ngo mbese iyi ngiyi nzayoga, nzayishobora, ese iyi ngiyi koko nzayibasha? Aho ngaho ntiwahagiriye ubwoba. Ubu se ntuhari, kandi ukaba neza waramaze kumenya uko uyoga ukayambuka. Imana tuyihaye icyubahiro. Amen. Nta kindi cyabidushoboje, nubwo kandi b'abapagani bo baza bagahita bayinagamo, bamwe bakayaheramo, abandi bakaba ntiwanyu ibyo ari byo byose mujya mubibona, kuko hano hari aba homeless ujya ugasanga kandi burya ngo baba ari abantu bari abadeje bakomeye, abandi bafite imitungo idafite ukuntu ibarika, none ubu baba ku byapa bari kugenda basabiriza, kandi ari babandi ba rwa ruhu, namwe muri kubyumva. Bishaka kuvuga ngo abatizera nabo nubwo bayoga rimwe na rimwe bakayaheramo, abandi bagatambuka, abandi bakiba, abandi bakagira gute, abandi bakagira gute, ariko twebwe kuyambuka kwacu
nuko duhetse ibyasezeranyijwe, dufite Imana iba muri twe. Hanyuma iyo itubwiye ngo nzakora ibi n'ibi, muri cya gihe iyo kigeze iraza n'ubundi ikatubera umujyanama, haba ari nijoro, haba muri amasaha ya saa 9 saa 10, nkumva noneho kwa kundi ndi gutekereza, nkumva asa naho nkumva hari nk'umuntu turi kuganira, turi kujya inama, kaza najya kumva anyeretse inzira ncamo neza ntigeze ntekereza, ntigeze numvana n'abandi bantu, ariko najya kumva nkumva mbese abaye nk'aho anyereka ahantu ndasohokera. Bwaca mu gitondo nahaganiriza madamu, najya kubona nkabona turahasohokeye kandi tukabona bigenze neza, Imana ishimwe. Cyangwa se bigacana hahandi madamu nawe ambwira ngo nyamara iki n'iki tukigenze gutya, kuko nababwiye ko bafite ukuntu Imana ikorana nabo, kuko yabaremanye 6e sense, icyumvizo cya gatatu. Navuga ngo suko twebweho natwe n'abapagani batabigeraho, ariko ikintu kinezeza imitima yacu kikatunezeza rwose nuko ibikoze bya bindi yatubwiye, ibikoze cya kindi yambwiye, najya kubona nkabona iragikoze. Kandi inzira zo kugikora rimwe na rimwe, yagikora mu gitondo, yagikora nijoro, yagikora igikoresheje umuntu w'ahandi, byose birashoboka. Ariko hari n'icyo igikora injeho ari nka mu gitondo muri ayo masaha, nkumva neza iri kunyereka uburyo n'inzira yo gusohoka mu kibazo. Nababwiye ngo iyo nzira nayibabwiye kugira ngo muyiteho. Mu bihugu murimo ntabwo ari igihe cyose uzumva ubuhanuzi, ntabwo mu bihugu urimo ntabwo ari igihe cyose bazaguhanurira cyangwa uzaturana na runaka ngo aguhanurire. Ntabwo kiri hahandi Kigali bamwe abazima bahanura n'abapfu bagahanura. Ntabwo ari hahandi umanukira mu gihuru ukahasanga umuhanuzi, watambika ahandi naho ukahasanga umuhanuzi. Ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari muri rwa rusengero handi ujya ku cyumweru noneho ugasanga n'iteraniro rya bene wanyu n'ubundi bagasenga bagahanura ukamenyera bibyo. Ntabwo ari ibyo. Ahubwo mu isi tugezemo Imana irakora mu buryo butandukanye. Yakora mu buryo ubwo wamenyereye, Imana yakoresha n'undi muntu, ariko n'Imana yakorera muri twe nitwemera tukaba ibyanditswe muri iki gitabo tukajya tubyibwira ku manywa na nijoro, iza guhirwa. Kandi cya kiraro, rwa rutindo ruri hagati yo kumvira aya magambo no kuyibwira ku manywa na nijoro no guhirwa, rwa rutindo niho ndi kubabwira. Urwo rutindo narwo kuri twebwe turi mu mahanga ifite ukuntu irutinda, yarutinda yo butandukanye, ariko yabutinda yanarutinda ihereye ku mugore, kuko nawe agira 6e sense Imana yamuremanye. Ukumva inama kubwiye, ukumva rimwe na rimwe ugasanga iyo nama burya yari inspiration ivuye ku Mana, kuko bakorana nayo. Amen. Ishobora no kunsanga ari mu gitondo cya kare muri ya masaha nakangutse, kandi dukanguka ko tuba turi kubara ibintu byabaye byinshi. Ariko n'ubundi aho byabereye byinshi niho nanone insanga ikanyereka, ukumva neza, ukumva ikugira inama, ukumva muri bya bindi byananiranye, ukumva ubonye inzira utigeze utekereza ukayambukiramo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndashima Yesu ko dufite uyu mujyanama n'uru rutindo duhagazeho mu mahanga, ariko nidukomeza ibyo gukiranuka tugakomeza kwibwira iby'iri jambo ku manywa na nijoro, tuzahirwa. Ariko mu guhirwa ntabwo bishobora kuza uko ibishaka, ariko bishobora no guturuka mu gitekerezo umugabo Imana imwespiramo muri ya masaha. Niyo mpamvu no mu masengesho tuzajya dusenga, ujye usengera cyane uriya mwanya wa mu gitondo, usengere, twongere dusaba Imana ngo Imana igitwenspira muri ubwo buryo, ku buryo ayo aba amasaha yacu nk'abagabo yo kuganira n'Imana, yo guturiza ku Mana. Umuntu ukumva Imana iri kukumenaho ibindi bitekerezo bimeze nk'amazi, ariko mbese kwa kundi umuntu aba yananiwe cyane kandi yashuhiranye, akumva bari kumumenaho utuzi dukonje tumuguye neza. Muri ayo masaha natwe dukeneye ko mu bibazo byinshi, mu bitekerezo byinshi, mu nzira nyinshi z'inzitane ziba zananiranye,
muri cyagiye muri ya masaha abagabo twajya tukumva muri bya bitekerezo byose, tukumva inspiration, tukumva ibitekerezo Imana iri kuduha bindi biri kutumenekaho bikamera nk'utuzi dukonje mu bibazo, mbese mu bushyuhe, tukumva kwa gushyuhirana kwacu, kwa gucanganyikirwa kwacu, Imana iri kugenda ituyobora ibyo gukora n'inzira zo gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Amen. Ndashoje kuvuga ngo abagabo n'abagore nicyo nigishije, nicyo navugaga mwacyumvise, ahubwo tugere tugisengera. Imana ni kungura ubwenge, nanjye yongera nyungura ubwenge bwo gukorana nayo muri ubu buryo, kuko ubu buryo bwagiye, reka mbabwire njye, ubu buryo bwagiye bugira umumaro mwinshi cyane mu buzima bwacu. Ariko nk'uko navugaga ngo iby'abapagani n'abakristo twebwe tubarusha muri byose kuko duhetse ibyasezeranyijwe. Njya nibuka nurira indege bwa mbere, nurira indege bwa mbere ni akazi Imana yari impaye, ariko ikampaye nagiye gusenga, Imana irambwira ngo nguhaye akazi kameze gutya na gutya na gutya, irambwira ngo kandi ngo kugira ngo umenye ko ari njye ukaguhaye, ngo uzahita uhabwa misiyo wurira indege ugende, kandi nugerayo, ko nari maze umwaka nshomereye muri icyo gihe, ngo kandi muri uwo mwaka uzaba nugerayo Imana ishaka kuguha compensation, ni ukuvuga ngo wa mwaka washize ntahembwa, Imana imbwira ko izamvuza. Hari umuntu ufunguye Gabanya volume gato. nuko n'ubundi nibona ariko igihe nuriraga ngiye twahuye igoranye hari ndetse bimeze nabi, ariko ubona abantu bose bagize, ariko mu mutima wawe bwari Imana yabi. Imana ikambwira station ya wa mwaka namaze nshomi, ndavuga ntubwari Imana yabimbwiye, ntacyo naba n'indege naho yagwa yakongera ikaba nzima. Ndagenda koko, Imana ibyo yavuze, ibyo yari yarambwiye irabikora. Mbona aya mafaranga namaze nkameza ngahe, mbona amadolari, mbese yampemba muri ya mezi, muri wa mwaka wose nari naramaze nshomereye. Bishaka kuvuga ngo nundi si uko atajyayo cyangwa ntari kumwe n'abandi benshi mu ndege, ntabwo ari njye wari uyirimo njyenyine, ariko kuko haleluya, kuko nari ndimo Imana yarabivuze. Iryo jambo iryo yavuze niryo ryari riremereye, rimpesheje no kubaho ndi, ni ukuvuga ngo nizo confidence nari mfite. Rero ikintu turusha abandi, duhetse ibyasezeranijwe. Amen. Rero turabifite, tubirimo, kandi tuzakomeza tunabibamo, ariko n'ibindi byo guhirirwamo, uko tuzinjira mu bindi kugira ngo duhirwe, ya nyanja cyangwa se rwa rutindo duhura narwo rw'ubuzima igihe cyose, Imana yacu yahashyize ubundi buryo izajya ikorana natwe kugira ngo itwungure ubwenge, kugira ngo naho tuhatambuke. Imana ishimwe cyane. Imana rero nize ikungura ubwenge, yaguha nkunganire, nikunganire, kuko aho uri ukeneye nkunganire mu byo urimo, nikunganire nibyo. Ariko ni Yesu we nakunganire aciye no muri bya bitekerezo. Ntabwo ari ngombwa ko akunganira hari urakohereza amadolari, oya, burya yakunganira kugira n'inama, wajya kumva mu gitondo cya kare, ukumva yazanye umushinga muri wowe, ukumva yakubwiye aho uri bunyure, kandi wahanyura ugasanga urahiriwe, nibwo uzahirwa. Cyangwa se ukumva umugore wawe ariko kugira inama, ntitukajugunye, ahubwo niduturize ku byanditswe byera, tubihagararemo, tubyibwira ku manywa na nijoro, hanyuma dusabe
aze mu buzima bwacu kugira ngo atwunganire mu buryo bwose. Ubu buryo bwo kutwunganira yaca mu bitekerezo, azajya aca mu bitekerezo by'abagabo muri aya masaha, azaca mu bagore kuko nabo bafite sixième sens Imana yabahaye. Nibwo tuzahirwa mu kubaho kwacu kose. Hanyuma babandi tuvuga ngo duhetse ibyasezeranijwe, nubwo abandi batunze ibi, ariko njyeweho ibyo ntunze hari icyo Imana yabivuzeho, hari icyo Imana yanyoboyemo gukora. Mwakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, amen. Shimiye Imana. Dushimiye Imana kabisa. Imana ishimwe. Abayobozi bacu kubanza network zanze. network zari zananiye, ariko Imana ishimwe. Amen. Ureke dusabire umugisha umukozi w'Imana. Turamusabira. Imana imuhe umugisha, ni ukuri ijambo ry'Imana ni ubuzima. Abantu mwafashijwe, Imana ibahe umugisha. Amen. Adusigiyemo iminota yo gusenga rero. Tugiye gusenga. Twakiriye na Rwagasore Musafiri, Imana imuhe umugisha nawe. Musafiri, Imana iguhe umugisha. Mureke dusenge Imana. Dusenge Imana, dusengere ibyifuzo. Buriya bene data, ibintu Imana iba yarakoze birenze uko twebwe twabivuga. Nta nubwo twabona uko tubivuga, ariko Imana yakoze imirimo twebwe tutari gukora, abana b'abantu tutari gushobora. Rero tugiye gusenga, ariko ndabasaba mufungure mikrofone twese dusenge. Ntimwite ku makonegisiyo ngo birakururana. Tugiye gusenga. Buri muntu wese anyemerere afungure mikrofone asenga Imana. Kereka abafite abana wenda bashobora gusakuza, ariko abandi dusenge. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndagira ngo mbabwire ko amasengesho ni nka bombe umuntu atera, igaturikana ibintu runaka wowe utabona, ariko amasengesho akabiturikana bikava imbere yawe. Gusenga nicyo cyonyine gishobora kuritura imisozi ikariduka. Amen. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusenga Imana. Reka dusabe Musafiri bare araboneka, arabohotse. Niba nashoboye navuga. Musafiri buriya ari mu kazi. Oya ndabona ariko Imana imuhe umugisha. Musafiri, sengera ibyifuzo. Ugiye kuzamura isengesho. Yego. Ikintu ugiye gusengera ni imitima yacu, kugira ngo iri jambo riduhereho, rigende rikora ibintu bikomeye, bya bindi umuntu abona ko bidashoboka. Umukozi w'Imana iyo yigishije igihe cyose numva mfashijwe. Imana ihera kuri zero, igahera ku kantu k'amafuti, ikarema ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho imitini itatoha, ngo n'inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, ngo nta kabuza ko niringira Uwiteka. Amen. Twe rero twiringiye Uwiteka. Reka Musafiri asenga Imana, hanyuma narangiza gusenga turasaba na Patrick arasenga, na Papa Aurore asenge. Tugiye kwinjira mu kanya ko gusenga. Ntabwo ngiye kuvuga ngo ibyifuzo ni icyifuzo cyawe urakizi. Aha hariho umuntu ufite icyifuzo ko yagize stroke. Turacinginga Imana kugira ngo imukize. Ariho hano kuri urubuga. Hari undi mubyeyi wabyaye abana 3 aracyari mu bitaro. Uwo nawe tumwingingira Imana. Kandi dusabiye n'umugisha Valence
ku by'Imana yamukoresheje kuri we. Imana imuha umugisha, kwemera kumvira umwuka w'Imana. Imana iguha umugisha cyane. Reka basenge Imana. Mana turagushimiye turaguhimbaje muri aya masaha wagize neza kutwimana. Asante Yesu. wagize neza kuturinda ibihugu ubugingo wari byinshi ariko Mana udutubera ubwihisho ukaturinda amanywa n'ijoro. izina ryawe nirishimwe. uyu mwanya mwami wowe byifuzo tugushyize imbere. ibitugoye ni byinshi, ibiturusha ni byinshi, ibiducira ibyo muri urugendo ni byinshi, ibitubuza gukorera ni byinshi. ariko Mana tuzi ko ari wowe ushoboye byose. wowe ujya ucagagura mwami by'igize ingoyi. izina rya Yesu Kristo. mwami urubuga rujya kujyaho wari ubizi, wari uzi n'impamvu. izina ryawe niragucyura. akanya rero buri umwe wese mwana afite ibyifuzo bitandukanye, uhereye kuri no ku bavandimwe mwami. abo bose hari uko buri kubabigenza, ariko mwami ngo bakora hirya no hino bakabura uko babigenza, bakongera kwibuka kuri Imana ishoboye byose. natwe muri aya masaha twibutse ko ari ibyifuzo byacu. turagusabye rero buri umwe wese mwana aciye bugufi akwereka icyifuzo cyo mu mutima. ntitubashe kubirondora ariko wowe ureba mu mitima ya bose. uri ndihore kandi urashoboye, niwe duhamagaye mwami. dore abarwayi hirya no hino mwami w'amahoro, hari ari ku bisasiro, hari abaguwe nabi, hari abarira aboroga, hari abari mu ntambara mwami w'amahoro babuze ubutabazi. uri Imana nziza rero, niwe twiringiye, niwe duhanze amaso. ururuka mwami ugira icyo ukora nk'Imana. ibyifuzo byacu mwami w'amahoro, reka mwami gutaka kwacu ku mwami kugaragare mwami imbere yawe. ndagushimiye rero, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo, uri Imana ijya gusenga, uri Imana ijya yumva ibyifuzo ibyo tutarondoje akanwa kacu, ibiri mu mitima ya buri wese. dore mwami w'amahoro, hari ibyo mwami wagiye ukora, benshi mwami barakubona, n'ibindi byose mwami hari uko wabigenza, n'ibindi byose mwami hari icyo wakora nk'Imana, abandi bose bakagushima. urakoze kuri Imana rero, twizeye kumvisha mwami kwifuza kwacu cyangwa se ibyifuzo byacu, niwe turagije byose. ibyo ushaka ryishima rero, niko tukwiringiye kandi niko tukwizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. uhoraho turagushimiye kandi turaguhimbaje. amen. mwami, abana bawe muri uyu mugoroba mwami duteranira imbere y'ubwiza bwawe, kuko ni wowe ushobora byose Mana. ni wowe ushobora kutwumva iyo tuguhamagaye. ni wowe mwami ushobora kudutabara mu makuba no mu byago. ni wowe utadusiga, ni wowe utadutererana. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'uyu mugoroba. bana bawe wagiriye neza mwami, dutambukije amashimwe y'uko watugiriye neza. kandi mwami turongeye turagushimye kubwira ijambo ry'uyu mugoroba. hari icyo turusha abandi Mana, hari icyo tubarusha, kandi icyo tubarusha kirakomeye, ni icy'agaciro. data ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. data twari abashyitsi ku masezerano, ariko kubwa Yesu Kristo uyu munsi wa none mwami twabaye abaragwa, twabaye abana bo mu rugo, tubasha gutegeka, tubasha gusaba icyo dusabye cyose tukagihabwa. Mana ushimwe, Mana uhabwe icyubahiro. uhoraho ntabwo byavuye ku gukiranuka kwacu, ntabwo byavuye ku kuvuka mu miryango ikize, ntabwo byavuye ku butoni n'uburanga twari dufite, byavuye ku rukundo rwawe dukunda, byavuye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, warakoze wacu.
warakoze warakoze waradukunze wadukunze nta kiguzi dutanze uragahora ku ngoma uragahora usingizwa igihe cyose mana nziza haleluya 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 abana bawe muri uyu mugoroba uratugaburira ijambo mu izina rya Yesu Kristo ijambo rikomeje imitima yacu ijambo mwami n'ibintu byacu natwe turavuze ngo muhabwe icyubahiro mana kandi turasabye kugira ngo mwami tugendere ubwoko bwawe n'ibimeze nk'ibi byose ibyo byose byose ubwoko bwawe bugenda ahantu haringaniye mu izina rya Yesu Kristo abaremerewe n'imitwaro abafite ibibazo byabo n'ibisubizo turabasabiye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo umwami uyu munsi wa none babure ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo bahimbaze izina ryawe izina ryo gushima no guhimbazwa mu izina rya Yesu Kristo genderera abarwayi mana mwami ubasige ubagenderere ubakorere igitangaza gikomeye n'abarwayi barwaye imyaka 30 mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye kugira ngo mana ukora imirimo yawe n'ibitangaza mwami ababuze akazi ubagenderere ayiwe uhoraho we ubagirire neza babone gutabarwa guturutse iwawe mu izina rya Yesu Kristo ababuze ibyangombwa badafite ibyangombwa ubagenderere mu izina rya Yesu Kristo tubatumyeho amasengesho tuboherejeho imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bagirire neza bazavuge gukomera kwawe bazavuge kugira neza kwawe kwinshi bazavuge kuri Imana yumva natwe tuzagushima kandi tuzaguhimbaza tuzafatanya n'abera bose tuzavuga yuko mwamukomeje kubana n'ubwoko bwawe kandi gukomeje kubarengera mu izina rya Yesu Kristo mana ngwino ubane natwe muri uyu mugoroba uha umugisha buri wese dusabye umugisha muri uyu mugoroba dusabye amahoro yawe utanga ngo mwami agwire mu mitima yacu he kugira na kimwe kidutandukanya nawe mana mu izina rya Yesu Kristo dukomeze kugwiza imbaraga kandi mwami amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo mwami twambikwe imbaraga tugende twe kunanirwa kugeza ubwo uzagaruka uje kutujyana mwami ngaho ngwino ubane natwe muri kano kanya ngwino ugirire neza buri wese ibyifuzo byacu byose tubishyize imbere y'amaso yawe tuzi yuko mwami ubasha kudusubiza ubasha kutwumva maze tukagushima tubyamaje byose tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze cyane amen 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 mwami yuko umwami wa izina rya Yesu uri Imana ikomeye haleluya haleluya ni wowe Mana twategereje izina rya Yesu ngwino tubere umujyanama ngwino utuganama ngwino mwami wunganire benshi byose bafite aho dukeneye kunga mu buryo bwose bazibonye mwa ukeneye gukira aguhabwe umugisha wawe iringira mu izina rya Yesu kuko ijambo ryawe ryatubwiye yuko nta kirabura guhabanye nta mutwitunganira umugisha wawe mu izina rya Yesu imbaraga zazuye Yesu payibonevo imbaraga zazuye mu gituro ihambura Yesu nizigorora imitsi y'uyu mwene data yagiriye mu mutwe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu